no kuvuga ngo natunguwe bikomeye no gusanga uwari ugiye guha Sonia umurage w'inzu ari pasiteri. Ari nayo mpamvu natangiye gukeka ko Sonia uriya ashobora kuba vindimwe na Oba. Oba ni musaza wanjye, akaba ariyo mpamvu kubitinya. Tudakora ubukwe kandi turi abavandimwe. Kuko byanze bikunze niba hari irindi sano wari dusobanurira. Niba utatubwiye ababyeyi be aho bari, bivuze yuko ushobora no kuba uri nyina. Magambo yanjye nayo ngayo nta kindi burenzeho. Oba na Sonia bavindimwe, ubyange cyangwa ubyemere, ukeka ibikeka byose nuko bimeze. Ariko ubwo nagukoreye iki ko bigeze aho mpindura ikigo n'igicucu? Ugeze aho mpindura injije ugahuza ibidahuye. Ugashaka gufata abantu kwahindura bavandimwe nta nabavandimwe ntekintu banapfana. Kugira ngo kunde urongura uriya mukobwa. Ngaho genda ngo hari rugari. Bikwirirwa uhuza ibidahuye. Oba Kamusoni, nibyo koko nigeze gushaka kukwadota ngo umwana wanjye, ariko mu by'ukuri ababyeyi bawe, yaba mama wawe yaba na papa wawe, ntabwo nigeze menya. Okay, ibyo nta kibazo, reka wenda tubyumve kandi tunabyemere. None se mama Soni, ni iyihe mpamvu ituma utatwumva ukatwitambika? Niyo mpamvu utifuza kudushyigikira? Kwari ugiye kunyatopta ukabihagarika? Hari impamvu nk'uko wabivuze. Yenda wenda twari gukora ibyo bibida nk'uko na Soni yabivuze, ariko ni iyihe mpamvu nyamukuru ushaka kudutabara? Impamvu irahari, ariko iyo mpamvu irakomeye cyane. N'ubu niyo nabibabwira ntabwo mwabyemera. Rero ndabasaba igihe, igihe ibyo bintu bitegure nzabibabwira. None se mama Soni, ko dusaba igihe, iyo mpamvu ntayo uzi? Ni ugutegura se basi inyuma cyo guhimba? Ntabwo ari ibinyoma. Njyewe ibintu byanjye byose mbanza kubisigira, kandi ujya mpubuka mu magambo. Nzabibabwira. None se mama Soni, watubwiye ko wabisengeye ugasanga ntabwo twakundana, ko tutana abana. Ibyo turabyumva rwose pe, ariko dukeneye ukuri kw'ibi bintu. Ariko se mwabane mwe kuki mutumva? Ntabwo mbabwiye ko nzabisengera, nkabibabwira. Kandi watubwiye ko wabisengeye ugasanga ntibivamo, nyine tubwire birasaba. Nzasengera kubibabwira. Ntabwo njyewe njya mubuka mu bintu byanjye, ndabanza nkaganira n'Imana, ku buryo niba ari n'inkuru mbi cyangwa se indi nkuru y'incamugongo nabasha kubyakira. Nkumva rero mureke ibyo bintu, nzafatira umwanya. Mama Soni, byasaba iki basi ngo tubwize ukuri kuri bino bintu? Niyo mpamvu ituma tutabana? Nzabibabwira. Ariko mama yamara amaje ntabwo ashaka kutubwiza ukuri. Hari ikintu ari kuduhisha kandi ntabwo nzi no kubabwira. Mama afite impamvu ze bwite. Ngira ngo adakeneye no kuzatubwira, simbizi. Reka tumwitege. Dutegereze. Mu by'ukuri ngenda gukunda, ariko birababaje cyane ko ibintu bitanatureba
bigiye gusa nk'aho bishaka kuduteranya, kandi ibyo bintu bikaduteranya nta nyungu bigufitiye, nta nyungu bimfitiye. Niyo mpamvu nemeye kukumenya aya mabanga yose, si ikindi. Nubwo nagira ngo umenye ukuri, umenye nabo mubana nabo, ariko ugiye kugira ngo ubone yuko ntakeneye Sonia, nkeneye wowe. Genda gukunda riya. Uhereye uyu munsi genda fasha umwanzuro wo kubana nawe. Nunabishaka duhereye umwanya, duhereye isegonda n'ino tariki, kugira ngo ikintu cyo kumva ko wenda ari byo nza kukumenyesha kugira ngo nkunde ninjye mu muryango kwa Sonia, wenda wumva ko ari kurwanira amazu nabo bahawe na si. Kamubwire Mario ngemye finiro be, n'ubundi iyo nzu ujyanwamo imeze gutyo, nuvuga ngo umeze nk'ucumbitse. Ejo n'undi umukecuru akavuga ati mvuga ntimufashe uko nabyifuzaga, none out ntiwabibira ari wowe. Rero ntago ari uko nguko bimeze. Giye naguhaga amakuru kugira ngo umenye imva n'imvano y'ibintu, ntago naguhaga amakuru kugira ngo wenda nkunde mbone uburyo ki wenda ngo nabashya yitera gwango kugira ngo wenda nkubeshye ngo mbone uko njya kwa Sonia. Iyo mba mushaka sibana kubwibira byose, ndabwira nkumvikana na nyina akanshyira mu nzu, ategeka umukobwa kuza muri iyo nzu tukabanamo. Rero kwa bihagije. Uko nyumva? Ndakumva. Niba wumva ushidikanya uturutse uyo munsi, gumana nanjye. Mario kamubwire. Reka nkwizere ku bw'isezerano mpaye, ariko basi reka nkubwire, nyemerera ureke nanjye nishakire kuri kwanjye. Kuri se gutumva kandi mba nyine nkubwire, nyine najye mvuga ngo mwumva nkubwire Mario, nanjye ndagukunda rega, ntabwo nanjye nifuza kugutakaza. Mbabarira nanjye ngende nibarize mama Sonia, ngiye mwibariza ukuri kwanjye. Mfite inzira ndi bubicishemo byanjye zanjye, mwibarize kuko niba ari umubyeyi nanjye afata umukobwa we. Ibyo nabizi sangwe no muri amuryango naricyo bimbwiye. Ikibazo gihe mfite nushobora kujya kwiyamaza mama Sonia nabi, bashyiramo ibindi bintu by'ubujyangi no kujyana duwa muri ibi bintu. Mama Sonia kuva ko amabanga yagiye hanze, ejo n'ejo bikaba byabyana ikindi kibazo. Ariko Ariane, niba uzi neza ko ujya kwa mama Sonia ukabimubaza mu buryo bwa diplomasi, ntibyo ikibazo binzanira ko namuvuyemo. Ko ibyinzana ntabwo bazi ko ari umuntu murabiganirije. Yambwiye ati niba uri tayari, inzira tayari, ubana n'umukobwa wanjye. Rero kujya kumunteza ukajyana ubwahubutsi bwawe ndakuzi, ega burahubuka. Uriya mukecuru ashaka kujya kumva ko ibintu bye byamenyekanye byagiye ku karubanda. Byatuzande twabitegesha biri. Ariko niba uzi kuzabigura ukabishyiramo ubwenge, wahede ntacyo gihe intwaye rwose. Mario nega amatwi nyumve, njye nakubwiye ngo mfite inzira zanjye nzabicishamo, sibyo? Nyine ndeba n'ubwire bana, gabanya bwo burakari bwawe. Njyewe mfite inzira zanjye nzabicishamo, kandi ntabwo nzagenda ngo mbicishemo mu nzira nawe zizakugonga. Ndashaka kuzimenyera ukuri kwanjye, ntabwo ndi umwana. Ikindi kuba ukinzirikana ku nkunda. Thank you. Wakagenda wagira rero ugende ubizi neza 100%, uriya mukecuru n'umujyangiri ntashake no kugucika ngo gucurukure. Uriya mukobwa Sonia nawo ba ndakubwije ukuri, nongeye kubisubiramo, nongeye kubishimangira n'amaguru yanjye abiri bavindimwe 100%. It's okay Mario, mfite inzira nanjye zanjye nzabicishamo. Ntacyo gihe bimbwiye, ariko reka nanjye nishakire kuri kwanjye, kandi ntabwo ibyo inzira zancishamo ntabwo zizakugonga, ntabwo zizakubangamira. Ibyo bintu kandi ubigihoreye. Sonia, ndakumva. buriya ngo inyamaswa utagira amakenga yishwe n'umututizi. Kandi ngo burya ibintu byose uzagira cyangwa ibyo uzakora byose umunsi ku munsi, uzajya ubanza utekereze kabiri. Turi abantu kandi turi abantu bakuru. Ikigaragara cyo mama afite ibintu byinshi akikiye cyane, biranagaragara. Mama afite ibintu byinshi abitsa zipe byinshi. Hari nko kwenda bidusabye igihe gihagije
cyo kubitekerezaho akazabitubwira. Nimba ari uhimba ikinyoma ubwo azaba yagihimbye, niba ari nawe ufite umutima wo kutubwiza ukuri azaba yabiteguye kutubwiza ukuri. Wenda ushobora gusanga wenda igihe atari cyo cy'ikiwenda bitewe n'impamvu runaka, cyangwa se nuko bivuga ngo amasengesho wenda atarabaza Imana wenda umugore nimba yabitubwira whatever, simbizi. Icyo nzi ko turi abantu bakuru kandi dufite ubwenge. Sheri yumva nkubwire, mama ndamuzi neza, ntabwo yakagombye kubura icyo adusubiza. Buriya nuko ntacyo afite cyo kutubwira, n'uwango ni ukwibaraguza ariko nta gihe akeneye, kuko ibyazi n'ubundi yakabitubwira akakaye. Iki nagiye kudukorera ni ukudutesha igihe pe. Si mama niyize se situbana hano mu nzu umunsi kuwundi, uzabureba utegereze urebe. Ese dukora iki? Soni, ndagukunda urabizi. Twarakundanye urabizi. Tumaranye igihe kirekire, twapanze byinshi bitandukanye nawe urabizi. Ariko kubana n'umubyeyi bimeze gutya, udashaka kubwiza ukuri, ufite ibintu byinshi ushaka kukubwira ariko kabura aho bihera, ufite ibintu byinshi muri we, ntabwo byaba ari sawa. Ikigaragara cyo nuko ari n'ibintu bibi, ntabwo ari ibintu byiza kuko yaba ari inkuru nziza aba yayitubwiye. Igihe twahereye duhatiriza uzi, twigendere tunave hano twigiriye mu rugo. Dukora ibyo tugomba gukora se? Tuve hano mama tumuhe igihe kiwashaka, tumwihorere icyo gihe akeneye tukimuhereze, gusa ndabizi ko ntacyo bizatanga. Soni twaba duhutse. Really? Mama yarakara. Gusa ikibazo none no ko icyo kintu kizaza atarakitubwiye bikaba none ibindi bibazo. Si uko se twakakimenya akakanya tukagishakira umuti niba ari ikibazo. Urabyumva gute? Soni ndabukunda nawe urankunda cyane. Turi abantu bakuru, twamwinginze kutubwira. Tujye kubana mu rugo turi kumwe, tugende gutya, tuzatumaho ibintu tugende twibaniye. Niyumva ari ngombwa kutubwiza ukuri azagutumaho, niyumva atari ngombwa tuzaza twere ko twishingiye. Exactement. Twaje Reka tubikore gutyo, tumurekere inzu yiwe nyine abayirimo, twigendere. Genda uba nanarambe. Genda neza. Nashima. Ako ni guhigera hano. Sawa. Umeze neza? Meze neza mana, umeze neza. Meze neza ariko ntabwo ari cyane. Gusa nagira ngo ushimire ko watangiye gushyira mu bikorwa ibyo nagusabye. Ndabona ibimenyetso. Ariko ma, sizi uyu munsi wambereye musha. Bajya bavuga ngo umuntu ni mugari koko. Ushatse kuvuga iki? Mana uri mugari, uri kumbera mugari. Ese ubundi bigutwaye ikima nkubaze kuko kandi ubwiza ukuri. Umuntu nkayo umubyeyi w'umukristo bigutwaye iki kuvugisha ukuri? Ko Sonia na Oba bavukana. Bigutwaye iki ko kubabwiza ukuri ko gushyingiranwa kwabo bidashoboka kubera ko abavandimwe? Hana Nyagasani ibintu nunda bigenza ne. Ubariya nabwiwe n'iki ko Oba ari umwana wanjye? Ma ibyo ndi kukubwira ni ibintu uzi kandi wakuye ibyo bintu. Ngewe usigaje kubona iki? Usigaje kubona ko hari iki kugira ngo uvugishe ukuri ikibazo gihari? Ngo bavukana? Yego kumana Nyagasani. Ese we kwiruga ubunga ugenda uzana amakuru y'ibihuha. Umva nta burenganzira ufite bwo kunyura umbwira ibintu wishakiye. Ngewe ngo ndahisha ko bavindimwe. Ariko ma urumva iki ngicyo ari ikintu cyo guhisha koko bigeze aha ngaha? Urahisha ikintu nk'icyo ngicyo uzi neza ko ejo nejo bundi cyavukamo ikibazo kandi kinakomeye. Ese mama
ubu aho ngaho hato nushaka kwicuza ndahira ko ejo mu gitondo ushobora gushiduka wicujije kandi hakiri amahirwe yo kubwiza abana ukuri ko abo bana bavukana. Gabanya kunyubahuka. Ntabwo njya nkunda kumva ibintu by'ubugoryi mu matwi yanjye. Nta soni. Mana ntabwo ndi kukubahuka. Ibyo bintu wabikuye. Okay. Marika nkubwire ntabwo nshatse kukubahuka ntunanyumve na nabi ariko nanjye byandenze. Reka nimpagurukire nigendere. Gusa ndagira ngo nkwibutse ngo mama ibuka ko bino bintu uri guhisha. Ejo nejo bundi byari ikibazo. Ushaka rero ufata umwanzuro nk'umubyeyi uvugisha ukuri ubwiza abantu kuri ko ari abavandimwe Sonia na Oba ko bavukana. Ngewe nabyaye. Bitabaye ibyo ngibyo mama wazashiduka wicujije ubuzima bwawe bwose. Kanigendere. Cyaswa senye ndahonga. Igende. Uranzana ibintu by'impuha ugashaka guhita ugenda utambwiye naho wabikuye. Ibintu wabikuye. Wabikuye. Ko ari n'impuha ari n'ibinyoma byambaye ubusa. Biri iyo ureba Sonia ukareba na Oba ubona basa. Erega mama indibyara mwene na Muhima. Byose bihuriye kuba badasa. Ntibibujije ko ari abavandimwe. Kuko indibyara mwene na Muhima. Ndashaka kumbwira aho wakuye ibyo bihuha. Marika nigendere ndashaka. Ha hantu uri bujye ndashaka kumbwira aho wakuye ibyo bihuha. Ese ma nubwo yacyatse imbare mu binyoma byawe. Ko waje aha ngaha nkakwakira nk'umubyeyi. Uba wigeze umusanga aha ngaha ngo uvuge ngo ni umwana mwakuranye ku buryo wajya kuvuga ngo ni njye wamubyaye. Ariko mama ntago abantu bose bavukana bose bisobanuye ko bose bagomba kuba kurererwa ahantu hamwe cyangwa ngo babane mu nzi. None se Oba yayoberwa ko ndi nyina? Cyangwa Sonia yabiyoberwa ate? Narababyaye bose. Aba bana ari babiri umwe abayigize nkana. Harahagazwe. Mbere nkubwira riya. Mubona ncishije makeya ndi umukozi w'Imana niturije nimereye neza. Ariko murimo murashaka kuncumuza. Murimo murashaka kuncumuza. Ndavuze ngo ndashaka kunsobanura aho kuri ibyo bintu. Mario, ngira ngo urabizi neza ko twabanye cyangwa se tumaze igihe turi inshuti cyangwa se twanabanye kuva kera. Ninjye kubintu ngushaka nubwo twicara ngo ntabwo uramaye ibyo ngushakira. Mbere byose ndagushimiye kuri inshuti nziza. Sana. Mu gihe twamaranye ko twamenye ngira ngo urabyibuka. Ariko ngira ngushimire kuri inshuti nziza. Kandi uri umujyanama mwiza. Nubwo wenda ko amafuti yawe rimwe n'imwe katiburira kubera Satani. Ariko nzi neza ko wenda igihe kizagera wenda ukabatuka ukava mu byaha kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Nebiriya ni kwitubwira. Rero ari ikintu nashaka kukubwira amasaha. Nagira ngo nkubwire ko kuva uyu munsi uyu mugoroba ko njye na Sonia tugiye kubana muri iyi nzu nk'umugore n'umugabo. Ni icyemezo twafashe ariko none umunsi twagishimangiye kandi twagishyiraho akarongo. Tugiye gutangira kubana nk'umugore n'umugabo. Twagusabaga niba ntacyo bigutwaye ko wakwimuka cyangwa se tukimuka kugira ngo atagira umuntu bangamira undi. Byakabaye byiza ko wenda twagumana tukabana ariko biragoye burya kenshi iyo umuntu yubatse urugo harimo abantu bamwe babereka bakava mu rugo bakajya ahandi ariko bitavuze ko batandukanye. Ukajya unsura tukajya tugusura nk'inshuti y'umuryango cyangwa se nk'umuvandimwe ariko bishobotse wagenda ariko bitagukunditse twagenda. Gusa nyine urabizi ko ubarura hano vango harimo ibi ngibi nese nishyiramo aho ngomba kuba ndahanga ariko bidakunze twabereka tukagishaka aho tujya ugasigara mu nzu ko ntago tubereho kugira ngo tukubere umutwaro cyangwa se ngo
tukubangamire. ubwo rero usibye ko ayo ngayo n'amakuru numva ari amakuru y'amacamugongo, ariko uko biri kose Sonia nk'uko bivuga guturuka ngo baye umugore wawe, ariko kandi yaje nadusangana. Sinumva rero ukuntu wenda bigaragara ko kugira ngo wenda mubane bigende neza ari uko wenda jye naba ntahari. Wenda n'imbere yawe Sonia uba yamfasha akambwira wenda nk'ikintu runaka anenga cyangwa ndega kumva twabana imyaka tumaranye, ku buryo yumva ko kuba twaturi kumwe twese aha ngaha nk'umuryango ari ikibazo. Mario, ntacyo nkunenga nta na kimwe pe. Wambere inshuti nziza, wambere umuvandimwe utambane neza, nuko nawe ntago wari ushoboye, ariko ntacyo wari ushoboye cyangwa wari ubashije ngo ukinyime mu bushobozi bwawe. Ariko biragoye ko twabana, cyane cyane ko mu muryango hinjiyemo umugore burya hatangiye kuza ibindi bintu. Nimba twarabanye turi abasore ko ntabwo tumuza kubana kandi narubatse cyangwa se mfite umugore, ntabwo byakunda habe na gato pe. Ntabwo byakunda, biragoye. Wenda nkunganiyeho gatoya, ntekereza ko bari n'ubwisanzure bwa famiye. Buryo umuntu wubatse abatandukanye n'umuntu w'umusore, hari ibintu bihinduka cyane mu rugo, ariko bidakuyeho ko n'ubundi turi abavandimwe, tukiri kumwe, tuzajya tubana mu buryo bwose bushoboka mu bino byiza. So rero ntubifate nabi, ntago ari ukuvuga ko hari icyo ubangamyemo cyangwa se hari n'icyo wangije. No mu mibanire yanyu n'insanzwe mbizi kari sawa, nta n'ikibazo. N'ubundi tuzajya dukomeza dusurane nka famiye. Ikindi nanone nababaza ngo hari ibintu byinshi twagiye tugura, ariko hakabamo gufatikanya nyine nk'abantu babanaga nk'umuryango, ugasanga hari ikintu tugiye kugura hanze hafi nawe utanze hafi. So nk'ubwo ibyo byo bigerayo ibikoresho byo bw'amaherezo yabyo yaba yawe. Wenda sinzi wenda kuri kubifata, ariko ndakeka muri iyi nzu ibintu wazanye nabi barimo shiratari nko wenda ko abimenya. Ngira ngo urabizi igitanda wazanye kirajegajega n'ubu kiri hariya. Shiri ndumva izo details zitaba zikenewe, aho zaho biri ngombwa uzakumva zetting. Ngiye nta matora unakongera amafaranga. Kindi wazanye ngiye bizi ko amasafuriya nka 3 wazanye n'amasahani. Oya itangira gushaka konsoza. Oya shuri ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa. Yo naje nikore ubusafuriya 3. Amasafuriya twagiye kuyagura nanjye nayo mu isoko. Okay, nabona tugiye kujya mu bintu byinshi birebire, wowe ufata ibyo wumva ushaka. Oya sheri ntango twafata decision muri ubwo buryo, ahubwo twebwe twakwica tukareba aracyari n'umusore rega. Twebwe twakora ahubwo nk'umuryango tukamwubakira urundi rugo nawe agiye kujyamo. Numva nta kibazo cyaba kirimo tutagendeye muri izo details zose. Sije kwenda Sonia nawe acyo nagushimira kimwe n'icyo nakugaya. Icyo nagushimira no ko wenda waba uvuze ati reka nawe tumubakire tumufashe cyane ko nawe ngo tumusiga ahantu ameze neza. Icyo ngicyo ndabona kigushimira. Icyo nakugaya urumva kwifata ukigiranya nyirakazitereyemo kuyomba kusigwa umfashije. Ibyo bintu biteye agahinda. Nyirakazitereyemo? Yes. Ushatse kuvuga iki? Sinumva uburyo Sonia yumva ko ngo agomba gusiga ngo nguriye utuntu runaka. Birababaje. None se asanze nta rindiho. Ese jya ngo bigende bite? Ntegeza ko atari ko ntabwo musuzugura. No. Umugore wawe ngo asiga nyimuye ngo asiga ngiye gizigira ngurira ntabwo. Ese jya ngo bigende bite? Cyo jambo ntabwo gite. Ese jya ngo bigende bite? Okay. Mukora icyo mushaka mwebwe. Anyway Mary ntago ari kuba ko musuzuguye, ahubwo nawe nuko ushiritse ubwoba bwo kubivuga nicaye hano kandi mujya kubikora ntari impari. Ntekeza ko mwe namwe mwakabikoze mwibanga. Okay, ngiye ndimuka nta kibazo. Ariko ikintu cyitwa amarido yanjye, abiza aya marido nayanjye. Umva ujya mu bintu byinshi, bifate byose bijyane basi. Hari ikibazo? Gusa sinananirwa no gusa nkubwiye kuri umugabo w'inganzwa mu byukuri.
kugira ngo umugore aza abakumbisha ko umuvandimwe mugomba gutandukana arabasanganye. none se agira ngo turongorane umugore umwe turi babiri. Sheri ibyo bireke ndumva tutari muri mode yo kuvuga nabi. Okay. Nta mpamvu yabyo. Message niyo ngiyo shuri. Ndumva ikingenzi message yatambutse. Ikindi none mugomba gushyira no mu matwi yanyu. Nge ntabwo mbimoka kuko simbebera cyangwa ngo mbatinye. Ndabibera se kubera iki? Mwe murimuka inzu ninanira n'undi twese twakodeshaga. Inzu ninanira nzajya mu nzu nshoboye ariko agatanga siniganya ngiye kwimuka mwebwe murimuka. Kuko kuba uri perezida wa korali ntabwo biguhita biguhubasha ngo mbe kuri umuntu urenze man. Uvuze ngo iki? Kuri perezida wa korali ntabwo uri perezida wa ariko ndi perezida ndakuyoboye. Nasi kunyoboye muri korali no rugendo kunyobana no mu rugo rwanjye. Ikindi uyibuke ko hari ibintu dufata ipfira kwa bagasamagira kuri butiki. Iryo deni ja kuri siga inyuma. Baje bazambone no mu mahanda bwa ngo dirungura Maria arahise. Iryo deni ugomba gusiga ryishyuwe. Tukaripasamo kabiri. Ninde zo siga ryishyuye? Rero ngiye gupfa. Kandi ubwa ko ushaka ko tutandukana ukimuka cyane ndagishyura ryose. Ibyo twanaryoye kandi tufata umwanzuro nta kibazo. Sheri wisanzure kandi umve ko nta mutima mu bahangaha. Umve ko ngukunda, umve ko uri mu maboko mazima. Akanigenda mama ndumva. Ngiye kunyera sikose. Akoze umusore muzana. Afite abazimu. Afite abazimu pe. Hone kuni yifata me afite abazimu. Ngafite ibigo ngafite icyo agahaguruka ariko bitakureye. Ahubwo si ibintu byari ngombwa ko bivugira imbere. Ndabizi se. Kamwe ngagombye kubisotinga muri mwene cyangwa se tukaba natwe twabitekereje tukagira uburyo tubikoramo. Ariko ataje kwicanga avuga amagana. Okay, yore bebe. Gusa ndagukunda kandi nta mutima mbo. Ushaka ikintu bikoraho. Nkuko nje ntabwo nshaka kwintervena muri ibi bintu. Never mind sweetheart. Okay. Sasa niki n'ikimenyetso mbonye. Uburyo kiyikanzemo binyeretse ko Mari yatigeze ambeshya amakuru yamaye nayo kuri. Sasa rero ngo butindyariyemwa n'indyamirizi. Uyu mukecuru ndaje mukuremwe amakuru ndahava menyo kuri kwa nyako. Reka nze nkwereke. Ubu namaze kubibona ko Sonia na Oba bavukana. Nta gushidikanya kabisa. Ahubwo noneho reka nze shyira akadomo. Menyo kuri kwa nyako nashidikanya. Ese we uri he ko ndeba utari hano? Ntabwo mvise ko nakubajije. Sobanura aho kwizo mpuha. Ushaka kumenya ukuri? Reka buriya nanjye ukuri uri guhisha nkumaranye igihe kinini pe. Usibye ko natojwe kureba ibindeba ibitandeba nkareba hirya. Buriya pasiteri nanjye yari papa. Yes. Pasiteri buriya nanjye yari papa. Umunsi umwe ni umunsi ntazigera nibagirwa mu buzima. Nigeze ngenda musanga muri biro ye ngiye kumugisha inama y'urukundo rwanjye na Oba. Buriya Oba yabura twigeze gukundanaho kera. Pasiteri ataritaba Imana. Byari byancanze byanshobeye kuko niwe muntu nisanzuragaho nk'umuyobozi wacu. Kubera kuntu pasiteri yari umuntu w'urugwiro abantu bose yaba bato yaba bakuru bamwisanzuragaho, naragenda mwegera ndamubwira ngo pastor nje kukugisha inama, ngiyewe na Oba turakundana. Yaguye mu kantu nkako nawe waguyemo mu kano kanya mbona. Yaranganirije arambwira ngo buryo wowe na Oba muravukana. Habere kirongo mutazakora amahano. Niko kuko ngo kugenda Oba nanjye nkamufata nk'umuvandimwe. Ariko bucece. Bana nari ntegereje buri gihe uzababwirize ukuri Sonia ko afite musaza we.
buriya mama ntakubeshye Sonia yigeze kunganiriza igitondo kimwe yarambwiye ngo washaka kwadabuta umwana. Umutima wanjye uririhutse ndavuga nti byibuze haragiye kuvugisha ukuri, agiye kumubwira ukuri. Ndategereza ndaheba. None ma kugeza amagingo aya ngaya ubu ubona situation noneho ibintu bigeze no kuvugisha ukuri biri kukunanira. Ariya wazanywe hano no kuneka. Ntago ari kukuneka, ahubwo uzagumiza guhisha ikinyoma kigeze ikinyoma cyatuma n'ubuzima bw'abantu buhatakarira, cyatuma abantu bicuza byiteka kugeza gihe cy'umuntu nkayo mu Kristo. Ibintu bimaranye igihe kingana iki? Bimaranye igihe kinini pastor ataritaba Imana. Nari mbizi burya. Mborera Liliane. Reka dusase inzu. Ubwiza ukuri. Aha, nanjye ikintu nashakaga buri. Ibintu wigeze ubibwiraho Sonia? Mama nkutangirira inkuru nakubwiye ngo natojwe kureba ibindeba. Ibitandeba nkareba hirya. Ntabyo nigeze mubwira. Burya ko kuwindeye nyina mu nyenga byaramenyekanye. Ariya. Karame. Uba n'umwana wanjye. Ntago ntunguwe. Ariko mwana wanjye nawe ndagufata nk'umwana wanjye. Iyi myaka yose umaranye ibanga umbabarire urimire, ukomeze urimire no mu nda ngo dumburi rigumemo, niba ngombwa uzarimye. Ariko ndagusabye ibi ntabwo nshaka ko babimenya, nta nubwo nshaka ko Sonia abimenya. Ariko ma usi kuri kwibeshya. Ese mama urabizi neza ko hari ukuri kudahishwa byiteka. Burya ngo ugire iryahanye nyone ngaho mbwira icyo nakora kugira ngo aya mahano tuyatangire ibintu bitanu.